uriya mubyeyi Adeline Rwigara Mukangemanyi umubyeyi byarangiye agiye gushyingura umwana we muri Amerika. Hanyuma rero ebana yari yivuye inyuma aravuga mbese nk'uwashize ubwoba kwa, ariko nyine avuga ibintu birimo bikomeye, ashobora kuba afite fact, hari naho agera akavuga ko atizeye, avuga ati ningera, yabwiye abantu bimwe nanjye njya nkunda kwivugira ati ntumushobora kugera mu Rwanda bakantambikana ntimuzarire, kavuze. Arongera avuga ati urutwaye umwana wanjye iyo rupfa no gufata ngewe w'umukecuru, sinzi bukarangaje yabivuzemo. Avuga rero ukuntu uriya mukobwa yari umwana amuvuga ibigwi, amuvuga imyato, avuga ukuntu yari umwana utanywa ibitabi, utanywa inzoga, utarara amajoro, usenga kandi uzi kwibwiriza. Avuga ati njye natekerezaga igice kimwe, natekerezaga kimwe cya kane, ibindi anagakomerezaho. Avuga akantu kadasanzwe nanjye kantunguye, avuga ukuntu nyuma y'urupfu rw'umugabo we Asina Paul Rwigara, ni kenshi ujya wumva umuntu wari muzima agenda nta kibazo agaragaza, ariko bwacyo ukumva ngo yitabye Imana. Nyuma baza gupima intandaro y'urwo rupfu ukumva ngo yazize indwara, ukibaza uti indwara itaragaragaje ibimenyetso ni nyabaki? Nibyo, hari indwara zica bucece, iyitwa stroke iri muri zo, kubera ko nta bimenyetso simusiga igira, uretse ko hari ibyo ushobora gushingiraho. Ni indwara iteye inkeke, kubera ko abenshi mu bayirwara ntibabone kirengera amaguru mashya, irabahitana. Abayirokotse ikabasigira ubumuga ku buryo ntacyo bashobora kwimarira. Ku isi yose abarenga miliyoni 100 barwaye stroke. 55% by'abo yibasira ni abagabo, mu gihe 60% muri bo ari abarengeje imyaka 55 y'amavuko. Stroke ni indwara ibaho iyo amaraso ajya mu bwonko ahagaze kugenda cyangwa agize impamvu yabuza kugenda. Iyo bibayeho uturemangingo tw'ubwonko dutangira gupfa nyuma y'iminota 3. Nubwo nta bimenyetso simusiga igira, hari ibyo ukwiriye kwitondera. Nutangira kuvuga udidimanga, umuntu ugatangira kugendera uruhande rumwe, ijisho ukagerageza kurifunga cyangwa kurifungura ntibikunde neza, wagerageza kuvuga bikanga kandi ntacyo wari urwaye. Ibyo bintu byibonyeho usabwa kwihutira kujya kwa muganga mu maguru mashya. Nubwo ari indwara ikomeye ndetse ikabihitana benshi, n'abayirokoka bakaba bake, hari uburyo ushobora kuyirinda, nko gukora imyitozo ngororamubiri, mu byo ufungura ukibanda ku mboga n'imbuto, kunywa inzoga mu rugero byanashoboka zihagarika, kureka kunywa itabi, kugabanya ibiribwa byiganjemo ibinure, kugabanya isukari n'umunyu birengeje urugero, kwirinda ibiribwa bitari umwimerere, aho kurya inyama zitukura ukibanda ku bivanyanja nk'amafi n'ibindi, ukanywa amazi ahagije kandi ukaruhuka bihagije. Nubwo stroke ari indwara ivurwa igakira iyo ifatiranywe mu maguru mashya, abenshi mu bayirwaye irabahitana, ndetse n'abayirokotse ikabasigara ibisenzegere. Inkuru nziza nuko mu Rwanda hari umuryango ufasha abarokotse stroke, witwa Stroke Action Rwanda. Babafasha kuvuza abo yasigiye ubumuga, gukora ubukangurambaga bwo kurwanya stroke n'ubuvugizi ku burenganzira bw'abayirokotse. Umuryango ntiwabigeraho wonyine hatabaye uruhare rwa buri wese. Ugira neza ukayisanga imbere ikurindiriye. Uruhare rwawe rwaramira amagara y'umuntu. Inkunga yawe irakenewe. Wayicisha kuri code ya mobile money 988 993 cyangwa kuri konti iri muri beka 1000 34 16 13 85. Dushyire hamwe mu guhangana na stroke n'ingaruka zayo, kubera ko buri wese ni umukandida wayo. Yes, Karegeya Omar Pano twongeye kubana namwe nk'ibisanzwe. Iyi ni pano ariko irangwaho umupanorist umwe. Oya bizaza ariko bizaza na bakura kumbwira ngo wabakeneye undi muntu muri frame. Yego. Mube benshi. Ariko bakumva barabizi. Yego. Nabonye no mu misozi hose babizi. Aho ngeze barakumbaza. Umeze neza? Turaho rwose nta kibazo. Uragira uti mu misozi aho ugeze barakumbaza cyane. Ubwo bisobanuye ko maze iminsi mu misozi. Imisozi narayigenze, nagiye muri parike Nyandungu ku cyumweru, gasiporo keza mu kayaga keza. Hararyoshye, hari amafupe. Hanyuma kuwa mbere ngira ngo kuwa mbere nagiye Bugesera, za Mbyo, niho twari turi za Gako, Mwogo na Ntarama urabyibuka, Kayumba, twasigaje Ruhuha na riri murebye na Rweru niho tutageze kandi tuzahagera
tunabasuhuza abo ku Mugorore abo ku Mugorore nzi ko ruhuha turi bugere za Nyagashanga za Kabukuba Bugesera ni nziza cyane burya kandi imeze neza cyane wabonye ko abantu bose batuzi hari nabo mu kanya imodoka tuzanye nturuka za Kimihurura ari umushoferi n'umugenzi wari urimo nutazi isura abazijwi uravuga ati ni kanaka ni byiza rero burya cano ikurikirwa n'abantu ibihumbi bigereze kuri 16,300 ntago bari bake aba ari ubukombe ni benshi cyane ibihumbi 16 ni benshi cyane hari urusengero se rutabagira hari insengero birumvikana ariko tujuru nuko nabibwiye Dashimu uribuka turi muri Mari Serena igihe Solange avuga ati Dashimu ntabwo ari umuyutuberi nk'abo Mugisha avuga Dashimu yubaka abantu nanjye mpita mbimubwira nahise mbimubwira nti rero uyu ni umwenda bakubikije iyo abantu wamaze kubamenyereza ibintu bibubaka iyo ubuze cyangwa ukavuga ibibasenya ubuhemutse pe ubunywani nk'ikirego niyo mpamvu rero kugira ngo abantu 16 bavuge ngo turiyemeje turiyabonesheje ntabwo urabo kugira ngo uzabazanira amangamburi sabone kwiyabonesha subscribers uko biyongera niko baba bashima ibyo ukora ni igihango rero kutabatenguha kabisa utapfa gutatira ibyo rero tuzagerageza igihe cyose bazatugaye ku mwanya mukeya kuboneka gake ubungubu kugeza ku ibiganiro 3 mu cyumweru byaratunaniye turacyarwana na 2 hakaba ari cyabonetse kimwe ariko nta bundi na tutakosowa mugani wa Dorothée nanamusuhuze navuye iwawe ariko sinamubonye tutakosowa nta mutima mu burimo tuzajya tubibaha aho bishobotse uko bishobotse niko bimeze ako kantu uvuze ari na keza kuko hari nubwo bibwira ko wenda nk'uburangare kudakora ariko hari igihe umuntu aba ari kugenda umwanya mukeya kusanyiriza umwanya mukeya muri buno buzima umuntu afite engagement nyinshi ngewe urumva afite n'undi mukoresha nkaha nkikorera kandi nanone n'uwo mukoresha nawe yanyigombye afite impamvu nawe sinamutenguha ubu rero niwe mbanza hari umuryango umukiriya yakuguze nyine nawe utagomba oya bose impande zose so rero hano ni ugushaka mwanya ubonetse ariko aho tuba turi hose buri hari ikibazo ari kumpamo tuba tuvuga n'abakurikira impamo nabo mbafitiye umwenda abenshi ni n'abapanoriste yego abakurikira impamo mbafitiye umwenda nyiri kigo TV Teledis kimaze kuzuza imyaka 20 nawe hari ibyo mugomba ubwo rero none nanjye nkagira ibyo nigomba n'abanjye mu kanya gasigaye cyane rero igihe ntaramesa kamwe ngo mvuge ngo nahango oya hose ikibi hari umugabo ntabwo ndi umugaruke w'ubushize nabikoze kuri ntuza yawe hari umugabo nigeze kugarukaho wa wundi uvuga amagambo atiyubashye yigeze kunyita inzererezi nabwo nubwo niba ndi inzererezi Rwandeya yaba ari inzererezi mpuzamigabane kuko Rwandeya izenguruka ibihugu byose ahubwo no kubanza ukamenya ngo urazenguruka uragenzwa n'iki niba ugenzwa n'ibitutsi uri inzererezi niba ugenzwa no kubaka uri urazenguruka ariko kwitwa inzererezi ni ukuvuga ngo ugenzwa n'ubusa urava aha ukajya aha ntacyo hajyanye ntacyo havanye uruza aho ugiye aho ugeze hose usiga aho ugiye ariko tuba tuzi aho tugiye n'icyo tujyanye n'ikimenyimenyi abantu bamwe birabafasha ariko nanibaza ko buriya ikiganiro nakoze iwawe hari ibyo cyasize nibaza ko hari bizakorwa byanze bikunze kandi na mbere hose nabikubwiye hari bizakorwa buriya nabaye nk'ukubitira hababaza kakanu nashyizemo ko kuvuga ngo umuntu werekana ko inzego zidakora ntabwo abazemera kabisa ukamwibeshyaho kumba ari kwerekana ni nko kwerekana ngo uzi ko wambaye ubusa nibangira iki wala aburiya hari akandi ntongeyeho hari akandi kabanga ntashyizemo hari abantu bishyura abantu ngo babatuke bafite icyo bashaka urumva tukacyakana oya nyitukira nyitukira nunyita ikigarasha hariya ndakomanga bakingure ako kantu nibatakareba niwo mutego mubi tuzagwamo abantu bakitukira hari abishyura
Hey! Harabishyura ngo batukwe. Noneho byongera amanota yuko badashakwa, yuko badakunzwe. Urabyumva? Bibabera iturufu. Iyaba rero bakoraga nk'ibyo bikajya mu umujyi umwe agatuka bishyuye. Ngewe abandi akabihorera. So, yego. Mu minsi ishize ngira ngo wenda warutunyurijemo ibijyanye na weekend yawe uko yagenze nuko watangiye icyumweru, ariko mu minsi ishize mu biganiro twagiye dukora hano kuri pano twagarutse kuri nyakwigendera Anne Rwigara, umwana wa Rwigara Sinapol, ariko ubushize ubigarukaho wari wagerageje kudetaya kuri background y'uyu muryango ndetse n'uyu Anne, ariko finally yarasezerewe arashyingurwa. Mu muhango wo kumushyingura umubyeyi we Adeline aravuga agira ibyo atangaza, ariko rero shyiraho qualificatif arirekura kandi agaragaza igihunga n'ikiniga gike. Hari umugani makunda, hari imvugo bavuga mu Kinyarwanda ariko ndaza kuyivuga mu bundi buryo. Iyo wirukanse cyane ugashira impumpu ntiwita ku kwirukankana. Uriya mubyeyi Adeline Rwigara Mukangemanyi, ahantu yagaragaje ikiniga n'agahinda kenshi ni igihe yari afunzwe. Yasohotse afite ikiniga avuga ukuntu ataryaga neza, avuga ukuntu yarwariye muri gereza bakamuha imiti atarigeze anywa imiti. Nubwo yaranyweye imiti. Icyo gihe igihunga yari afite n'ikiniga yasaga nkaho akiri mubisi. Ego, akiri nyirubukozwemo. Ariko ahejo bundi mu ishyingurwa ry'umukobwa we yasaga nka nyirubutereromwe n'akebo. Byose yashize igihunga, none aravuga ibintu byose yamaze kwikomeza. Kiriya gihe asohoka gereza yari akiri ntuza, kandi ubwo gereza yayigiyemo nyuma y'urupfu rw'umugabo we rutavuzweho rumwe. Wejo bundi yanavugaga ko bamwishe, ibyo nibyo yivugira. Nyuma y'isenywa ry'inzu yabo yari imaze imyaka n'imyaka, hoteli hano hirya hejuru ya peyaje, kugira ngo mu gufungwa kwe yari na hoteli, ntabwo narinzi ikiri nyubako, kugira ngo mu gufungwa kwe byari bifitanye isano n'inyerezwa ry'imisoro byanavuyemo itezwa cyamunara ry'uruganda rw'itabi. Icyo gihe rero yari akiri mubisi, ariko yarakamiritse. Ubuzima nuko nyine. Ejo icyo gihe mu gushyingura ari ikiganiro yakoze ku ijwi rya Amerika avugana na Venuste Nshimiyimana, ari n'icyafashwe live arimo atanga ubuhamya, yakomezaga abantu bakisekera. Kuvuga ati ibi ngibi birarenze. Umuzahirwa twakoranaga niba akunda kujya avuga ngo Caro mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Iyo ibi navuga nk'ibitangaza byarenze rwose, urubaha rwose, ujyana nabyo. Urumva rero ntabwo akiri mubisi, kubera ko experience, urupfu rw'umugabo, isenywa rya hoteli, gufungwa k'umukobwa we Diane Rwigara, gufungwa kwa Anne Rwigara, kugurisha icyamunara cyagiye burira inzugi bajyayo. Noneho reba uno munsi, noneho hapfuye na Anne Rwigara, uranyumva, nawe nta kiriyo yigeze abera ikiriyo. twanyura buri munsi. Uribuka dukora ikiganiro twarimo twibaza ngo ese bazazana umurambo ushyingurwe mu Rwanda, uyu mubyeyi aherekeza umwana we, cyangwa se umubyeyi azajya muri Amerika. So rero urabona igihe kikaba amezi 2 nyuma yaho Diane apfiriye, Anne apfiriye, umubyeyi byarangiye agiye gushyingura umwana we muri Amerika. Hanyuma rero ebana yari yivuye inyuma, aravuga mbese nk'uwashize ubwoba ariko nyine avuga ibintu birimo bikomeye, ashobora kuba afite fact
hari naho agera akavuga ko atizeye avuga ati ningera yabwiye abantu bimwe nanjye njya nkunda kwivugira ati ntumushobora kugera mu Rwanda bakantambikana ntimuzarire kavuze. Arongera avuga ati urutwaye umwana wanjye iyo rupfa no gufata ngewe w'umukecuru sinzi bukarangaje yabivuzemo. Avuga rero ukuntu uriya mukobwa yari umwana amuvuga ibigwi amuvuga imyato avuga ukuntu yari umwana utanywa ibitabi utanywa inzoga utarara amajoro usenga kandi uzi kwibwiriza. Avuga ati njye natekerezaga igice kimwe natekerezaga kimwe cya kane ibindi anagakomerezaho. Avuga akantu kadasanzwe nanjye kantunguye. Avuga ukuntu nyuma y'urupfu rw'umugabo we Asina Paul Rwigara rwabaye mu kwa kabiri 2010 na kangahera siribuka ariko ari mu kwa kabiri tariki 10 cyangwa 5 gutyo. Avuga rero ukuntu aribyo ntarinzi ntago narinzi ko n'inka zakurikiye sebuja muri inka imwifamu ngo zashizemo ngo hasigaramo imbuza kuraya bamanza bari bafite isambu muri Gasabo mu bice bya Zandera. Inka yise imbuza kurahira ngo yakamwaga ane yiga gukama nyuma y'urupfu rwa se yiga gukama. Amata yagemuriraga nyina muri gereza amata nyina yanywaga muri gereza yakamwaga iyo nka ariko ayita imbuza kurahira. Ubwo ni yasigaye muri nyinshi muri nyinshi zari ziri mu ifamu kuko ndumva no ashobora kuba afite amafamu menshi ariko yinderayo ndayizi ariko ntabwo narizi ko inka zashizemo hagasigara imbuza kurahira. Hanyuma rero umubyeyi Adeline Rwigara mu buhamya bwe avuga ati agakunda kugaruka mu bo yita abakozi ba shitani abakozi b'indahemuka ba shitani indahemuka kuri shitani. Avuga ati barakwiye ntibakura mu ruge bahora bakanuye kandi bakwiye isi yose muri Amerika i Burayi barahari. Ubwo yashakaga simbizi ntaza kwinterpreta nabi ariko yashaka kuvuga ko n'umukobwa washobora kuba yahuye n'abakozi ba shitani. Ashaka kuvuga ati abanyarwanda n'abarundi twabaye abasogotanye turicana urafata inkota ukica mugenzi wawe kuva muri 90 nta muntu ugiseka bifatika manza ari gisigaye seka ati kuva muri 90 rwose ati nta guseka sinza kandi arongera avuga ati ngewe nabohowe na Bibiliya ariko nanone yavuze kubohorwa na Bibiliya rero ngewe birancanga ukuntu burya ari umubyeyi w'umurokore w'umudivantiste yavuga ati nabohowe na Bibiliya yabwo yashakaga kuvuguruza nyine ijambo rijyanye no kubohora bisanzwe abantu bose bafite uko babohotse n'uko babohowe ariko uriya muryango stili wicara ucanga kuko biragoye kumva hari ubushize ikiganiro bakise ngo ikira umuntu yahise ampamagara atari ko wa muntu we manza twari twashyizeho twavuze ngo umuryango wa Rwigara ntiwahiriwe n'ingoma wagizemo uruhare. Ubu rero nawe nibyo yavugaga ati twabohowe na Bibiliya akongera ati rwose ati ko batambuze urumva ati mwana wanjye nta hantu umuntu nta hantu wapfa kwizera muri iki gihe ati no muri safu service baraharogera umva yakomojemo n'ibijyanye n'uburozi. Hanyuma rero ati rwose ati ko batambuze ko mbana nabo iyo bandekera umwana ntabwo nza bavuga ntabwo nza bavuga ariko barahari baranabaye bahari baba barahoze ari inshuti ze. Donc ati dose atubeje ubundi ndasubira I Kigali rwose ati nibantwara nimuzarire avuga n'ukuntu muri gereza ngo yirwanyeho ngo hari agashaka gusohoka ku ngufu rwose ati naho agashyira urumva yaratangiye gukamira arapeza urumva rero ati rwose banyarwanda tuzongera guseka ryari koko ati twaratewe ati kuva muri 90 nta muntu ugiseka neza ati abanyarwanda n'abarundi ati barasogotana ati mbere 94 nta murozi ati umurozi yabagazwe atari ko noneho ubu ntumenya n'uroga urumva rero yavuze byinshi ariko abivuga mu buryo bukomeye bwikomeza aho ati rwose shitani utunzwe n'amaraso y'abantu
abambari wawe avuga ngo we Satani utunzwe n'amaraso y'abantu, abambari bawe bihane, abambari bawe b'abicanyi buzuye isi yose. Avuga ati abanyarwanda turugarijwe, ati ingabo za Satani zirajagata ku isi yose, ati ntaho wazihungira. Uwo Satani avuga ntabwo ndamumenya, ariko nagaruka buriya nagaruka tuzagirana ikiganiro turebe buryo mbese ubwo ndimo ndagaruka ku magambo akomeye, sindajya muri interpretation zanjye ku giti cyanjye. Ati ibyo none ari hamanza ari hafi kubavuga simbizi, ati ibyo turabimenyereye mu Rwanda. None haravuga ati cyo kora twizeye iperereza, baramubajije Shimimana tese iperereza ririmo rakorwa uraryizeye? Ati iperereza ndaryizeye kuba ku mwana wanjye yari afite nationalité américaine. Ati rero abanyamerika barimo bararikora bitari ikinamico, ritarimo ikinamico. Ati kubera ko kuba ari umuturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ati bigomba gutera impungenge. Ati rero rwose abantu bitonde, Satani afite ibyo atanga bikabyara indwara, ariko ibyo biramenye. Akongera ati ibyo biramenyerewe mu Rwanda. Yashatse ntabwo ari byinshi, hari raho yashakaga gutanga ingero akagarukira hafi, ati ejo wumva kanaka, ejo wundi ukumva kanaka, ejo ukumva kanaka. Atariko ibyo Satani atanga ugera kwa muganga babipima bikaba byahindutse indwara. Kandi buriya rero ibi bintu niba mbyita syndrome de Stockholm, ubundi syndrome de Stockholm ishingira ku kuba umuntu uwarenganye n'uwarenganyije bishyira hamwe bakarwanya urenganura. uwarenganyijwe n'uwamurenganyije bishyira hamwe bakarwanya ubarenganura, uwakabarenganuye uwarenganyijwe. Niyo syndrome de Stockholm. Ni nko kuvuga ngo tanga ingero no mu bindi bihugu, akenshi biragora abantu cyangwa se umucunguzi n'ucungurwa, ucungurwa n'uboha bakishyira hamwe bakarwanya umucunguzi. Mu bindi bihugu biba bigoye. Ni ikintu ntange ntajya apfa kwakira iyo fenomene. Niba hari operasiyo zikomeye mu buzima, operasiyo zaba zikomeye niyo guteranya uwacunguwe n'umucunguzi we. Yego. Guteranya uwacunguwe n'umucunguzi we ni operasiyo ikaze cyane umuntu ashobora kwigamba. Mu bindi bihugu twagiye tunyuramo, akenshi ingoma iyo igize icyo yigomba mu byawe iragushumbusha. Uwihombeje ikamurangira udusoko kugira ngo azanzamuke muri za ntuza za Botswana na za Namibia. Buriya iyo leta iguhombeje igupangira agasoko, yagutwarira banke cyangwa se yayigurisha ikaguha nk'umwanya ikakugira nka ambasaderi cyangwa ukaburaho cyangwa ukaba meya w'umujyi. Ubundi ahenshi yagutwarira nk'umubyeyi ikayita kugira nka minisitiri, kugira ngo ubundi ibyo nibyo byakabaye ukomako. Ariko ntakubeshye, igihe Diane Rwigara yari afunzwe, Rujugiro ayabatwa Tribert, nubwo ko nawe yaba ari mu Rwanda akaba yicecekeye, ariko azatwiyereke nta kibazo kirimo. Nakaje kwa Valence reka musuhuze, nawe aricecekeye aratuje, ari mu bice by'uburengerazuba. Ariko abo bantu bose ni amakuru, bazajye baza batwiyereke tuganire. Ntabwo twabavugisha kari murore turabizi, ariko nibura na duke batutubwire. Icyo gihe Rujugiro ari Uganda kuko nta gihamya yuko yaba yarahavuye. Aravuga icyo gihe Diane yari afunzwe azira ibya politike nyirango bitarazamo iby'imisoro.
muri ya periode y'inyandiko mpimbano yego yo gusinyisha abantu ba imikono y'abapfuye. Rujugiro yavugiye ku iradiyo imwe aravuga ati ariko abantu batekereza cyane mumfashe tumenye icyo twakora ngo uriya mwana abahorwe niki twafasha uriya mwana avuga Diane Rwigara. Ibyo rero nanjye hari ahantu ndeba nubwo dutera imetero hari izidatereka ngewe ntakubeshye. Ubwo natangiye gusesengura ibyo agiye kuba noneho byitwa ibyanjye. Yego byangora ababizi bazambwire bacina inbox banyandikira bagira gute bampamagara tugahura. Ntago sinakubeshya ngo umuryango wa kwa Rwigara uzira iki. Gupfusha nyir'urugo, gusenyerwa inzu, gufungwa k'umwana, gufungwa k'umugore, gufungwa k'undi mwana, kugurishwa k'uruganda, gupfusha umwana wundi. Ibyo byose ubundi ahandi uko mwana kubwiraga muri biriya bice bya hari aho iyo bibaye nk'uko bahita bahamagara nk'umwe bati shangwe n'ume minisitiri w'intebe shaho nko kugira ngo nyine tugoza amarira y'umubyeyi wawe. Ariko bandi igitego ubwo kandi uyu mubyeyi wavugaga musaza we ntituramenya iyari kandi koko ruza nani Bendi Rutabana Suriyeto nawe igihugu. Uyu mubyeyi nawe si yagiye ari Suriyeto nara ngira ngo nusuruteni. Ibyo byose nkubeshye dore Karegeya aho ndahandi umunyabyumba nkubeshye ngo namenya ikintu cyaba gituma ibyago biba mu muryango bugacyaka ibindi bugacyaka ibindi bugacyaka ibindi naba nkubeshye. Igitera ibi bizazane ntacyo nzi. Niyo mpamvu nanjye ngiye kumera nka Rujugiro yavuga ati abatekereza cyane mureba kure mutubwire ibyo twafasha uriya mwana. Nanjye rwose abatekereza bazabwira icyo uriya muryango wakoze. Ngizi ndwara ng'iby'ibyaha ngizi impanuka nk'uko kubaka nta byangombwa nk'uko kunyereza imisoro kuki biba ahantu hamwe. Ababizi bazambwire. Ni ikibazo. Impanuka ubwo ni nko gutwara nabi mu muhanda. Gutwara nabi mu muhanda, kubaka nta byangombwa, kunyereza imisoro, uburwayi, gusinyisha abapfuye. Urwo ruhurirane no kubura ari Rutabana we tumufata nk'uwabuze. Siko bavuga ntawe uzi niba ariho ntawe uzi niba yarapfuye. So bishatse vuga ngo rero ngo isomo rya mbere ririmo rikomeye nuko uyu mubyeyi yagezaho. Ibi ni ibisanzwe ku muntu wari we wese. Iyo umenyereye nta umenyera kabi ariko ibizazana iyo wamaze kumenyera ugera ukabica amazi ukabifata nk'ibisanzwe cyane rwose. Ni nko kuvuga ngo nibyo bya bindi umuntu abavuga abantu bagatinya nuza se dinde se utajyayo epfiya hirya mu miduha nicyo iyi ni ryo somo ry'uriya mubyeyi. Ni nko kuvuga ngo nta kitarambayeho narapfakaye senyerwa inzu ngurishijwe uruganda ndafungwa umwana wanjye arafungwa none n'umwana arapfuye na kapso pose na musaza wanjye naramubuze na musaza wanjye sinzi ahari mu bwonko bw'umuntu umwe utarigeze agira ate ataka n'igicurane kera yaragize ati duheruka guseka yawawa umva ko wagira ngo iki ubu bwino uzabuvumbura azabuzana nzabugura ntabwo nakubeshya ngo ndi ikihe kuko ahandi mu bindi bihugu ubona ko iyo habaye ikibazo mu muryango umwe hahita haza n'igisubizo cyo kwibagiza. Hari ahantu nzi muri Nigeria ibice by'amajyaruguru Boko Haram yarahageze yica umuntu barabanje barabaza ngo hano nta muntu wigeze aba umuyobozi cyangwa ukomoka ku muyobozi. Habonekamo umuhungu umwe wari ufite se wabaye burugumesitiri wo muri Nigeria nyine. Amaze kwiyerekana ebana niwe bahereyeho Boko Haram imutera urusasu. Yari yicaye areba epfo amaguru ajya ruguru. Bamaze kumutera urusasu ubwo mukuru we nawe wari warahoze mu ntwaramiheto nawe arabura. Ubwo urugo uwo musaza bavugaga ngo wabaye umuyobozi yarasigaye wenyine n'umwana wa bucura. Uzi icyo bakoze?
umwana wa bucura rwose yaragiye aba inkoramutima ya Boko Haram kugira ngo ajye abasha no gupowesha wa musaza ku bana be babiri. Boko Haram yagize ite yaturikije. Urumva nk'iyo mikorere nta kantu ni nk'imiyaga kwa diplomasi imiyaga hariya ko nta miyaga ni ibiki. Abakobwa bakowe babyeyi babyaye kuki hariya nta miyaga, kuki hariya nta miyaga. Wembera ko se ibyago bishobora kukugereraho iki bikazi icyarimwe, ariko si ibyago iyo bibaye mu muryango ntibakuyagira ko nta biyaga no ndabonayo. Ariko se bafite umuhungu muri Amerika kitse niwe wenda hagarariye ibihugu bimwe na bimwe simbizi, baramufite umuntu yapfushije baramuyagira. Ahantu hapfuye umuntu habikiriyo warakibonye so wanyura buri munsi ewana cyo kora wenda ni byiza ko umwana yashyinguwe. Umubyeyi yari muri procedure zo kugira ngo ajye muri Amerika mbere yuko umukobwa apfa. Oya niyo mpamvu nta kiriyo yoruganije, ntago wabura na kimwe, ntago n'abantu mirongo ingahe. ariko se bavuga kandi uriya mukobwa yari afite inshuti mu Rwanda no mu mahanga, kandi n'uriya muryango ubwawo si ntago ari n'uburyo bikorwa. Ugasanga wenda niba anteromere muri Amerika abantu bakabikurikirana bari nko mu rugo bari kumwe. Ariko se mu rugo ugeze wabona nyanye byo nyine ari kuvuga hari imodoka igeze ucaho ivuze ihoni ahora hafunze tuhajase ngiye mpaca nihuta ndeba ruguru niba ndi kubaza wowe ese burya bagureba ruguru ariko ahantu harayikiriyo ntago wahayoberwa nashobora guhura n'imodoka isohokamo cyangwa nkahura n'iyinjiramo. aribyo kabonye ababizi bazatubwira. Hari ahantu bizi nkubirane, ariko urumva icyo nashimye nuko ikiniga yari afite igihe yari afunzwe. Kuba tutarabonye ikiriyo mu metero zawe kuko ibyo turi kuvuga twe nibyo n'amaso yacu wenda ntituzi uburyo byaba byarabaye, ariko kuba tutarakibonye ngo kigaragarira abandi hano gutya mu Rwanda. Uwapfushije arayagirwa kandi uwapfuye akorerwa ikiriyo. Araho wabihuriza na speech ye. Speech ye navuze ko yashize ubwoba, agahinda yari afite kuko uretse gatoya barekurwa muri gereza bafungurwa. Minijisiti imaze kuvuga ko yikuye mu rubanza. Wabonye umunsi mukuru wabereye imbere y'urukiko bafunguwe ko umva ko bari bafite umufana. Nase bari abantu kuki batagiye gutabara mu rugo ko batagiye kwa mugani urugo rurimo kandida. Urabyibuka icyo gihe? Urabyibuka ibintu ku rukiko ari Kimihuru ukuntu byari bimeze? Rwabura abantu urwo rugo. Nta rwabura abantu uze gute kandi utabuze ibyo rubaha. So rero abiragoye ahangaha hari igihe uzitera warambura akaguru bikanga. Yawawa so sinzi ariko icyo nashimye nuko yikomeje. Yarikomeje ahubwo yaranatinze kuko birari byo nibyisha ubwabyo 1 2 3 4 5 kugeza kuri 7. Ariko urumva yageze avuga ati ngiye gusubirayo nta kibazo, ati nimuzigure. Kandi kubivuga nuko nawe ubwo nyine nawe ubwo wenda afite ibyo akeka. Tugira abantu bakubitwa inkoni igihe kikagera ukajya ubona umwarimu afite ntashaka no kumukubita kuko umwana yaziciye amazi. Yarabaye igitsire nka Murego. Niwe iwacu habaga hakurya y'iwacu kwa Rubeba habaga umuhungu bitaga Murego woneshaga cyane. Iwabo bakamukubita, bonesheje bakamukubita, ageraho arazimenyera bamwita igitsire. Noneho hagira undi mwana ukora amakosa bamukubita ntarere bati uyu ni igitsire nka Murego. Uhinduka igitsire nka Murego ukaba umugani. Ukaba umugani. Igitsire nka Murego ni umwana ukubitwa ntiyumve, ntumvirira rye, umubiri warabaye ikinya. Nawe rero buri yatangiye antuka tangiye kuba ikinya. Nako yamaze kuba cyo ukuntu yavugaga yikomeje, yavugaga aravuga akanabasetsa bagaseka bagakoma amashyi. None wagira ute iyo ugereranije iriya speech n'iyigihe yasohokaga gereza yambaye ibluze y'iroza? N'abantu babiri batandukanye.
n'abantu babiri batandukanye kiriya gihe yumvaga ari skandale yabaye gute nabera sindanywa ikinini nabera sindarya rimwe ku munsi nabera ntiburira ntanyoye amata nabera none nabera sindambara igitenge cy'ibara rimwe igitenge cy'ibara rimwe urakizi ndakizi kijya gusa niyo shati kitagira ibipesu kitagira ikora so rero urumva ibyo bikaba kubareba kure kuba bikurikiranira ahirengeye impamvu uriya muryango nge nkomeza kuwibazaho abantu bazagire ngo sinabazi pe cyokora apene Diane twajyaga twarikirana nyuma ya ruriya rubanza nishakira inkuru bisanzwe ariko biriya biwubaho bibaye kundi muryango utazwi cyangwa se udafite aho byaba ari ibisanzwe hari ibintu ushobora kuba ku muntu ukavuga ati ibyo ni ibisanzwe ariko kuri uriya tujuru komplike na Rujugiro ntabyaza nabimenya azambwire kuko yaravuga ngo mu muhanda ngiye icyo twakora kugira ngo uriya bwana none reba dukora iki koko Rujugiro ubazi icyo yakora kugira ngo uriya muryango ntabyagarura ibyabaye ariko iyo akamenya ngo kuki haba icya mbere icya kabiri icya gatatu icya kane yawawe ahubwo uriya mudamu arakomera hari abandi bahita bata umutwe cyangwa bakiyahura ariko nuko kiriya cya nyuma cyo gisa naho kirimo cyazamo siyanse kuko kirimo ubuhanga buhambaye urupfu rwa Anne nubwo wenda Amerika iri gukora iperereza bakareba ibyo yariye avuga ati nariye aha n'aha kandi hari abantu benshi umukecuru ati na safu service ntawe ukiyizera urumva rero niba harimo ikisiyo yo gupima yishwe n'iki ibinyabutabire bihe ariko na stroke dukunda kuvuga nayo ishobora kwica kandi bari abantu batekereza cyane bakora cyane ntawamenya amafaranga uko aba menshi na stroke ishobora guhitana umuntu mu buryo butunguranye n'izindi ndwara hari n'iyindi numvise yitwa yakabure amaraso yipfundika agakora akantu k'akabure mu mitsi none iyo kagiye kakagera ku mutima kakagera ku mutima cyangwa kagaca mu bihaha kakagera ku bwonko finito ibyo rero ntabwo tuvuga ngo ntabwo impfu zose zitunguranye ziba ziri provoke ibyo reka nigarure mu ki provoke n'uvuga ngo zagizwemo uruhare zateguwe oya kuko hari uburwayi tugendana tutabizi iyo udakora siporo nturya imbuto nturya imboga urupfu rutunguranye isaha byose birashoboka ntabwo ari we wa mbere nuko mama we nyine yavugaga ati nyabureka abakana kujya kumva nk'umugabo kumva ngo yavuzemo umukobwa w'inkumi ngo uherutse gupfa ntabwo namumenye kuko inkumi zipfa mu Rwanda nazo ni nyinshi nako zipfa mu gihugu uriya mubyeyi yabamo nazo ni nyinshi ariko bishatse kuvuga ngo no mu matitire benshi bavugaga ko asa n'uvuza kari murore asha n'uwerekana ko umukobwa we yagize urupfu ruri provoke rwatewe n'abantu ari naho ahera avuga ati abambari ba shitani barajagajaga igihugu isi yose hose barahari kandi baberewe shitani yazanywe n'ikiro kugira gute kurimbura kwica kuyobya no kurimbura so ubwo rero ijambo niryo yakunze kuvuga icyo namushimiye nanasoza nuko ku ijwi rya Amerika yabwiye shimira Imana Venus ngo amushyire yasabiye akaririmbo Anne ati hari akaririmbo umwana wanjye yakundaga ati mbabarira ukanshyiriremo niyo mpano urabumpaye ubwo rero reka wenda n'ibikiro cyarabereye muri Amerika nibamara gushyingura umukecuru tuzabimenya wese uzaca buri munsi se tuzajya uvuzeho ni wumve ko sinzira cyangwa urebe ko portail kinga so rero ubwo nari nkomoje no kuri izo ndwara zidakira nk'uko mwabibonye mu ijwi rya Dashimu Stroke Action Rwanda ifite gahunda ku banyarwanda gukumira indwara ya stroke
kwigisha abantu ko bayirinda ibyo bakora ariko no gufasha abayirokotse kuba babasha kubaho nk'uko byumvikanye mu ijwi rya Dashim. Harimo kode na konte abantu bashobora gucishaho ubufasha inkunga bashobora gutera icyo gikorwa cya Stroke Action Rwanda. So amakaro meza ni ku Ikaro Plaza. Ku Ikaro Plaza nta handi ni i Remera mu Giporoso cyangwa se munsi ya gare ukata munsi ya station. Yes, bafite gypsum, rangete, amarangi avanze neza n'ibikoresho byo kurangiza kandi baragutwara. Fresh kabisa. Wari ugiye kumbaza iki? Arya ngo ejo wabonye itangazo? Ira rya RIB. Rya RIB. Ejo twabonye itangazo risirikira ejo RIB gwataye. Ejo nabonye itangazo. N'inkuru zarasohotse imvaho mu mujyi wa Kigali n'umuryango. Hakozwemo isuku. Ntabwo ari isuku, ni isuku se noya. N'umusako. N'umusako. Isuku ni ugukubura usohora. Umusako urasaka icyo usanze kitakakwiye ukakijyana ukabreba gishaka kugaruka mu bindi. Kuba baravanyemo nabonyemo uwitwa Rwagasore Theoneste w'umunyamategeko. Ndanamuzi no mu buto. Yego bavuga ko RIB yamutaye muri yombi ngo yasabye indonke ako kanya. Abantu muse urabona imihanda igenda yeremekanye ibimenyetso ni nko gutera imetero. Rwagasore babaze RIB imaze kuvuga ko yamufashe n'inkuru zimaze gusohoka tubona na ntuza na tweet ya Parlement sinzi igihe yasohokeye ariko nibwo yatangiye gusirikira ivuga ko inteko ishinga amategeko inteko rusange y'umutwe w'abadepite yasabye Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kwishyura ingurane abaturage 37 bo mu gishanga basenye mu gishanga cya Murindi. Ibyo rero kubihuza ngewe ntabwo gusa nzi ko hari mu bantu bahariya bari bamaze igihe basiragira ku mujyi wa Kigali, abandi bajya mu itangazamakuru, abandi bajya mu nteko. Mu cyumweru gishize nibwo inteko yafashe umwanya ibyigaho, inteko rusange y'umutwe w'abadepite. Hanyuma abo 37 sinari nzi umubare barimo abishyize hamwe, donc harimo abiremyemo itsinda barahuritse gusa se mfite video. Hari umukecuru nasuye i Masaka ararira ati abana babaye indaya, abatsindiye hari watsindiye kujya kwiga ikibeho, undi yatsindiye kujya kwiga niba ari muyunzwe abura yo kubishyura bahinduka indaya, bamwe barishingira ngo akana kamwe cyo kora ko kagiye mu ntwara miheto mu biturika nako kamabura kindi kuko atabasha kukishyurira. Yari afite inzu ku Murindi bamugerekaga $28,000 iri mu zasewe. Yo gusoso genda urebe none si ibyatsi se. Bambwira n'umusaza wari w'inshuti yanjye wapfuye na wapfa kubera kwa kundi izabukuru no n'imihangayiko. Inzu urumva wari ufite imiryango nk'itanu ikodeshwa nk'amaduka bagashyira hasi nta nicyo baguhaye. Abafite izikodeshwa wabaga 90 harya mu ngurane yo gukodesha. Nuko uwo mukecuru namuguyeho ntago nari nabiteganije ariko abwira situation nsanga ndayizi. Ikibazo kirimo kikaba ari uko abo bantu bareze umujyi wa Kigali bakanawutsinda bakajurira bakanawutsinda ariko ntubishyure. Niyo mpamvu byageze mu nteko. Mu nteko baranatsinze mu nkiko baratsinze, umujyi wanga kwishyura, bagirana amasezerano, umujyi wanga kuyubahiriza, bigera mu nteko. So rero niba bifitanye isano nitabwa muri yombi rya Rwagasore simbizi ariko urumva ntaho bihuriye, sinzi naho bihuriye ariko kigaragara cyo umujyi wa Kigali watunzwe agatoki kandi n'ubusanzwe ntabwo ari shyashya. Ntabwo ari shyashya. Dusabiyumva Samuel bana afite byinshi byo gukora, kimwe nuko atazagira ibyo ashobora kuko nabamumanjije bagiye bavamo ntabyo bakemuye bacaho. Ibyo bintu by'indonke mu myubakire ingizi inganda mu baturage hanyuma ibishyirijemo bamura iki si byari by'umujyi wa Kigali se cyane kandi nabyo bifite aho bihurira n'imyubakire. Yego nyine si rwari uruganda mu baturage. Ibyitwa ibihora bivugwa munsi ya fawe ku muhanda niyo ari mu Kigarama by'umuntu ukora amapavara arasakuriza abantu amavumba atumuka, si umujyi wa Kigali umuri hejuru. Ibyitwa kwa Rudomoro Nyacyonga umushinwa wareze n'ubu bikaba bikiri mu nkiko, si umujyi wa Kigali. Abasenyerwa buri munsi noneho bigeze naho abatsinze. Ikibirimo inyuma n'ubu ngubu amakuru ufite
n'ubu ngubu amakuru afite aho abadepite bamariye kuvugira kiriya kintu aho bamariye kuvugira kiriya kintu babwira Minaroke gufasha kwishyura abo baturage hatangiye abantu bahamagara bamwe muri ba baturage babwira ngo ngwino tuvugane tubirebe nimwanga tuzajurira bwa gatatu cyangwa bwa kabiri ari nko kuvuga ngo kw'inteko yategetse ko tubishyura agaca ku muturage aho bati nubwo twemerewe kubishyura agira ikintu atanga ngiyi inzira bari gukora niba dusaba inyumva atabizi ashobora kuba abizi akabihakana ashobora kuba atabizi nabimenye hari nabo yasanzemo services yarimo Muhirwa Solange harya niwe ashinzwe urbanisation ni ikipe nini ni ikipe nini impamvu mbivuze mvuga n'amazina nuvuga ngo utabirimo yitandukanye nabyo hanyuma inzego nazo zikore nizidakora tuzavuga urikunyumva kuba bije nyuma yaho inteko ivugiye ko Minaroke igomba kwishyura abaturage bo ku Murindi kandi ni mu mujyi wa Kigali hagahita hafatwa umukozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe amategeko ashinjwa indonke harimo ikintu pe ubwo nizo za metero tuba dutera mbere ko bitari byavuzwe dusabe yumva anakomeze amenye mu cyanya ahatwa ngo mu cyanya cy'inganda i Masaka basinyisha abaturage ngo 21% y'umutungo ngo izajya mu bikorwa remezo ntago uzi budget y'ibikorwa remezo buri muturage umwambuye 21% kimwe cya gatanu cy'umutungo we iyo mikorere yose nihagira ufatwa rero batagire ngo ntari iyo mikorere ntago ariyo ibikorwa remezo werekana budget yabyo cyangwa se rwiyemeza mirimo umushoramari akaza akagura isambu itarimo ibikorwa remezo akayihenda akazabyishyiriramo twakoresheje interview umuturage avuga atari ku bundi bikorwa remezo ko ari ibya leta kugira bikata ngiwe avec raison kucyuka rw'ibikorwa remezo by'umuhanda ugiye gucibwa i Masaka kandi wowe ugiye kujya gutura igahara bombogwa hafi arewe rw'inkwavu nasho ndego mahama nyamugari ugasiga ukoresheje igikorwa remezo ku mutungo wawe hano i Masaka ibyo nabyo dusaba yumva akurikire staff y'umujyi wa Kigali itari muri ibi bintu Perezida wa Repubulika ni wikunda kuvuga ngo murabyumva mukabirebera mugaceceka kandi hari mu mushyikirano n'inama y'umushyikirano oya n'inama ya yindi urwego ya FPR yavuga ko abantu hari ugukora ibibi iyo ugiye uri umunyamakosa ariko hari no kubona ibibi bikorwa ukabihishira nawe ntago uri shyashya nubwo nta cyaha kiguhama nawe ntago uri shyashya ndashima nakuze kuvuga ngo isi ntabwo igirwa nabi ababisa bakora ibibi ababi nabareba ibibi bikorwa bakagira ute bakabirebera agaceceka mwakoze cyane kabisa karege kaminiraho kabisa kaminiraho asante sana abantu bakeneye ubwo amakaro karo plaza yego nuko niyo utari wabahaye yego 0783 550 Vekatu Green Tech amavuta X1R na machine zipima imodoka zikagaragaza uburwayi bwayo 0782 96 80 harimo Clement yes agufasha tegereje company ye ko bayemerera ubundi tukabamaza twivuye inyuma yego muri rukaka Easy Buy Shop imyambarire myiza ngira ngo murabyumva cyangwe rwose ntabwo ariye n'abandi mukomeze muze abamamaza hanyuma urabizi ko kuri pano twamaze kubyemeza nari maze kubibabwira ko 5% ya advert izajya ijya kuri mu bikorwa byo gufasha yego muri gahunda z'abarwayi cyangwa se abarokotse yego stroke abantu dufitanye gahunda kuwa gatanu saa 12 mwaba mumufashije bayubahiriza saa 12 uwanyuma ni gukererwa ni saa 1 ariko kuza saa 12 uzaba uri mu masaha ahantu hari ibiguruka ngewe rwose urabizi nagenyanja mwakoze cyane asante sana Urban by City Blue ni Kiyovu niho tuba tuganirira rwose nawe nushaka uza tujoining one day uze uharebe cyangwa unahaze mu bundi buryo kuruhuka wifate neza kuganira n'uwawe Urban ni ahantu heza ngushimiye mwakoze cyane ibiganiro byacu nakagaruka